Abalevi igice cya 17. Amabwiriza yerekeye amaraso. Uhoraho abwira Musa guha Aroni n'abahungu be n'abandi b'Isiraheli bose aya mabwiriza. Umwisiraheli wese uzabagira inka cyangwa intama cyangwa ihene mu nkambi cyangwa ahandi atari mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, ariyo gutura Uhoraho imbere y'ihema rye, azaryozwa amaraso y'itungo acibwe mu bwoko bwe. Aho gutambira ibitambo ku gasozi, Abisiraheli bajye bashyira umutambyi amatungo yabo mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, ayatambira Uhoraho nk'ibitambo by'umusangiro. Umutambyi aminjagira amaraso ku rutambiro rw'Uhoraho mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro, kandi atwike urugimbu impumuro yarwo ishimisha Uhoraho. Bityo Abisiraheli ntibazongera guhemukira Uhoraho baramya ibigirwamana by'ihene babitambira ibitambo. Bajye bahora bakurikiza ayo mabwiriza bo n'abazabakomokaho. Umwisiraheli wese cyangwa umunyamahanga utuye muri bo uzatamba igitambo gikongorwa n'umuriro cyangwa ikindi gitambo cyose atakijyanye mu rugo rw'ihema ry'ibonaniro ngo agiture Uhoraho, azacibwe mu Bisiraheli. Umwisiraheli wese cyangwa umunyamahanga utuye muri bo unywa amaraso cyangwa urya inyama zirimo amaraso, Uhoraho azamuhana muce mu Bisiraheli. Uhoraho yategetse ko amaraso aminjagirwa ku rutambiro kugira ngo abahongerere, kuko amaraso agendana n'ubugingo, ni nayo agomba kubuhongerera. Nicyo cyatumye Uhoraho abuza Abisiraheli n'abanyamahanga batuye muri bo kurya inyama zirimo amaraso. Umwisiraheli cyangwa umunyamahanga utuye muri bo nahiga agafata inyamaswa cyangwa inyoni bemererwa kurya, ajya avushiriza amaraso yayo hasi ayarenzeho igitaka. Kuko rero ubugingo bw'ikiremwa cyose bugendana n'amaraso yacyo, nicyo cyatumye Uhoraho ababuza kurya inyama zirimo amaraso. Uzayarya wese azacibwe mu Bisiraheli. Umwisiraheli cyangwa umunyamahanga nasanga itungo cyangwa inyamaswa yipfushije cyangwa yatanyaguwe n'inyamaswa akarya ku nyama zayo, ajya amesa imyambaro ye kandi yiyuhagire, yirirwa ahumanye kugeza nimugoroba. Natamesa imyambaro ye kandi ntiyiyuhagire, azaba akwiriye kubihanirwa.